Ndagushimiye nkwifurije gukomeza kugirirwa neza n'Imana. Nguhaye ikaze muri uyu mwanya wa gift to care from the Lord. Impano yo guhabwa agaciro iva ku Uwiteka. Ni ibintu bikomeye muri ubu buzima, guca mu gahinda, umuntu agaca mu mubabaro, mu marira, ukagera ubwo wihakanwa n'abo wari wizeye ko bari bukumva. Ukagera ubwo urazwa hanze n'umuntu wari ukwiye kugucumbikira. Ukagera ubwo urazwa ubusa n'umuntu wagombaga kukugaburira. Ibyo bihe bibaho. Ugera igihe uvugwa n'uwahoze ari umunyamabanga wawe, uwahoze ari inshuti magara ubitsa ijambo ryawe ryose. Igihe kiragera akaba ari we munyamagambo utunga, akakuvuga, akavuga n'ibyo wamubitsaga nk'ibanga, byose bikajya hanze. Ibyo bihe umuntu abicamo. Ubwo uba utakivuga ngo nakozwe n'isoni, ahubwo urubwa rukaba umwambaro wawe. Igihe kiragera uwahoze ari ibyishimo byawe akaba ari we soko y'agahinda urimo, kugeza ubwo wibaza ngo ese mbereyeho iki? Kuki ari njye biri kubaho? Kuki njye mpora ameze gutya? Naremewe umubabaro, naremewe kurira. Ese koko Imana ibaho? Ese koko Imana iranzi? Ubuzima bwawe bukuzura uruhererekane rw'ibibazo bitagira ingano, ariko nanone bidafite ibisubizo. Oh my God! Icyo gihe abantu tukinyuramo, tukigeramo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uyu munsi waba uri kugicamo, ntabwo uri uwa mbere biri kubaho. Si uri uwa mbere wanzwe, si we wa mbere wihakanywe, si we wa mbere wirukanwe, si we wa mbere baraje ubusa, si we wa mbere bavuze, si we wa mbere wambaye igisebo n'urubwa. Hari abandi bacyambaye. Gusa mu bacyambaye harimo ibice bibiri. Hari abacyambaye inkuru yabo irangira bacyambaye, kirabatsinda kibakubita hasi. Ariko hari abacyambaye muri icyo gihe bari barimo, ariko inkuru irangira babashije kongera guhaguruka. Ibanga ririmo aha nta rindi. Gift to care ni imwe, ni impano imwe, ni ubuzima. Iyi ni impano ikomeye, ariko rimwe na rimwe Satani atunyaga kwicara ngo tuyihe agaciro. Nubwo waba wanzwe, nubwo waba uri kubwira ko nta muma, ukubwirwa ko nta kamaro ufite, waba uri kubwirwa ko ntacyo umaze, waba uri kubwirwa ko ubereyeho ubusa, waba uri gucurirwa ifunguro rito uhabwa, waba uri kunengerwa ibikorwa bikomeye ugerageza gukora ngo byibura ushimwe, waba uri kunengerwa serivisi umaze imyaka myinshi utanga, ndagira ngo nkubwire ngo Satani ntakuganirize ngo akwambure impano ikomeye. Icyo waba warakoze cyose, nubwo waba warakoze ikintu gituma isi yose igucira urubanza, nubwo n'umubyeyi wawe yaba ari ku ruhande rukurwanya, ntarirarenga. Igitumye ukiri muzima ni kigaragaza ko mu Imana igifiteho umugambi nawe urimo. Hari impamvu iyo mpano ukiyifite. Inshuti yanjye, uracyafite amahirwe yo gutsinda, uracyari mu ntambara. Igihe cyo kurwana uracyagifite. Mwuka w'Imana aracyazenguruka ngo umuhamagare. Ugutwi kw'Imana kuracyari kukumva. Wirambirwa guhamagara ngo nuko utarumva response. Igisubizo Imana iraza kugitanga. Gutinda kw'igisubizo ntibigutere kurambirwa guhamagara. Nubwo igisubizo gitinze kuboneka, we wirambirwa guhamagara. Uracyafite indi mpano,
uracyafite indi mpano, uracyafite andi mahirwe, uracyafite ubundi buryo. Kuba ukiriho ni intwari ikomeye, ni impano idasanzwe. Uracyari mu banyamugisha, uracyari mu bagomba gutsinda, uracyari mu bagomba guseka, uracyari mu bagomba gukira, uracyari mu bagomba kubaho, uracyari mu bagomba kwaguka. Uracyabarimo situwasiyo yikubwira ko bidashoboka, iyo situwasiyo wayisohokamo. Hari imbaraga z'Imana, za zindi zazuye Yesu Kristo, izivana umuntu mu gituro, we ziragukura muri ubwo bukene, zirakurenza icyo kirere cyo kwangwa. Izivana umuntu mu gituro, aho uri nawe ziragusangayo, zagusangayo. Iyi mpano reka igira agaciro. Ndagira ngo iyi mpano igire agaciro mu buzima bwawe. Icyo wari uri gucamo, ukibutse ko Imana ikiguhaye impano, ukibwire ngo ubwo nkifite iyi mpano ndi umutsinzi, ndi uwo kunesha, ndi uwo kwaguka, ndi uwo kubohoka, kugira ngo nzamamaze iyi mirimo. Komera, komeza abandi, wigira ubwoba, witinya. Fear not, Jesus is alive. Fear not, fear not, Jesus is alive. Uri umutsinzi. Satani ntakwibagize agaciro k'iyo mpano ugifite, k'iyo mpano ufite. Urakoze Mwami w'abantu. Reka Mwuka wawe wera akomeza twibutse bitarangira. Mu bibazo ducamo twe kurambirwa, mu ntambara turimo twe kurambika intwaro hasi, kuko hari igihe turwana n'ibitambaye inyama n'amaraso, imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Ariko no muri ibyo duhe kunesha, duhe guhaguruka, duhe gutsinda mu mbaraga za Yesu Kristo. Amen.